igice cya munani umurongo wa mbere bishimiye kubana n'abashumba n'inshuti n'abavandimwe basuye bishimiye kubana n'ababyeyi banje Mana umugisha kandi ihimbaza ku bwabo n'uburinzi bwabo turashimira madamu yo Mana ishimwe kandi tumuhaye ikaze hamwe n'umutima we yaramaze iminsi adahari Mana umugisha turashimira Imana yabanye namwe kandi tubahaye impundu spesiale kwa madamu nako kwa familie Yakobo na madamu Mana umugisha turashimira ku bwa anniversaire y'imyaka 6 coordinateur na madamu bazobana urambe mubeho kandi mukomeye mu Imana hano karengane gakomeye kuri torero ry'Yerusalemu hose batatanira mu bihugu by'Ubuyuda n'i Samariya keretse intumwa byakoze mu gice cya munani wa mbere abantu bubahaga Imana bahaga Stefano baramurongera cyane ariko Sawuli we akomeza guca igikuba mu itorero no kuryorora cyane kwinjira mu nzu mu mazu yose agafata abagabo n'abagore akabakurura mu nzu y'imbohe. Amen. naje nateguye ijambo tuganira rifite introduction na development hamwe na conclusion nk'isanzwe ariko birasa nkaho tutari mu biganiro bana muri ndaza kubivuga mu ncamake tutambuka hanyuma tusenge muko ijambo bavuga ngo muhindure imyumvire imbere y'ibibazo hano buri muntu wese afite ikibazo kandi afite ibintu bimugoye hari ibimugoye atekereza ko bimugoye kubera ibihe hari ibimugoye atekereza ko bimugoye kubera aho atuye hari ibimugoye kubera ko amateka ye ariko ameze hari ibimugoye atekereza ko bishobora kuba bituruka ku bantu hari Satani ikorera kandi ibyo byose birashoboka kuko Imana ikoresha abantu ariko Satani ikoresha abantu ibihe birakomeye aho dutuye hafite amateka yihariye ubuzima budusaba byinshi tugahura na byinshi ibibazo birakomeye iyo umuntu yahinduye imyumvire bigatoroha Rwanda uvuye hagushima umukozi w'Imana tumara igihe mama we atarafara yabwiye abakobwa be bagiye gushaka bose akabicaza kubabwira ngo nta kintu mw'isi kitajya cyihangana cyose ngo nta kintu na kimwe mw'isi kitajya cyihangana ntabwo bameze nk'abamama bajya babwira abana b'abakobwa ngo nakubita abana bawe uzataha iwe yarababwiye ibintu byose bizabyihangana simbabwiye impamvu n'abimbuha ariko nawe umenye saa iryo jambo ryubakiye umwe muri wahuye n'imihindagano n'imbaraga zimuremereye arambwira ngo mama yahuye n'ibintu byose mu isi biba iyo umuntu yashatse birashoboka kwihangana nibandera icyuma nibandandikaho umupangufusha nibakubita bakambura umusatsi nibanda hanze bakandaza hanze ikintu cyose mu isi kirashoboka kwihangana kubera iryo jambo narihanganye kandi kwihangana kwawe kubera ijambo mahoro abantu barihanganye bihanganira kubona imirambo y'abantu umuntu agapfusha abantu 7 agapfusha umugabo n'abana 6 akabarira imbere agaceceka agashyira ikintu kuri ibi bakabashingura agatuza ibyo byarahutse turabahane baje kw'abanyarwanda twariwe aho umuntu ari ingamba
akomeza umutima kuri nyuma. Impamvu dufite abagabo bakirwana n'abahungu, bakiresha isa n'abahungu, bakibana n'abantu nk'abahungu, bacana nk'abahungu, bagitekereza nk'abahungu, bakivuga nk'abahungu, bakigenda nk'abahungu, bakiyogoshesha nk'abahungu, ni ukubera ko batagira inyungu. Niyo mpamvu abagabo bari kugenda umuntu akaja wagiye Dubai, yasize abana bahuraye, nta minerivare bafite. Dubai ni ahantu ho kuja abantu bahazi, hariya ni kuja abantu bahazi. Nta mukecuru umwe baramubajije mbese nako ntibamubajije, yaravuze ngo yamenye ibanga ngo nta stress wabaha ibitekerezo gusa. Wibuke yatekereje inyuma wabaze stress, wari utatekereje ngo uga stress ziri. Watekereze nk'umugore, avuge nk'umugore, agende nk'umugore, abana n'abahungu nk'umugore. Niyo mpamvu dufite ibisa n'abagore tukagira ibisa n'abagabo, ariko ntabwo habaho guhindura imyumvire. Impamvu dufite abantu batuye mu mujyi b'abanyamujyi ku myambarire, ni abanyamujyi ku misatsi, ni abanyamujyi mu myenda, ni abanyamujyi kubera amazu batuyemo, ariko si abanyamujyi kubera ko hari aho biri, hari abantu batoga ibice bunama mu ibase, kujya baravuga bunama mu ibase, bakogana mu kwaha n'amaboko n'umutwe, bakogana amaguru, yambaraga ukagira ngo none yose tiyose. Impamvu hari ibibazo by'abati n'amagambo n'intonganya mu mujyi ni ukubera ko abantu batahinduye imyumvire n'imitekerereze. Abantu bahoranaga ibibazo, bahoranaga imanza kubera ko bahuriye mu ndwi, bahuriye ku isheni, bahuriyeho mu muhanda wose, bahuriye ku isapine y'umuhanda. Abantu bose bagiye guca imanza ku isapine, abantu bose bagiye guhana isheni rwa runaka. Iyo sheni ikazana ibibazo abantu bakaburana, abagabo mukisanga mu mazi, mwakurikirana akete ugasanga ibibazo byavuye ku isheni. Ariko n'ubwo umujyi buri wese afite akantu ke, agira icyumba, abana bakaza batwara kuko barara mu cyumba. Ubu buri bana bose bafite icyumba kimwe, ariko nta bibazo byahari. Abana bari kurwana, abagabo bafite ibibazo n'abagore, umugore afite ibibazo n'undi mugore w'undi, ntacyo bahuriyeho. Isheni isi imwe, ntibaza bahurira mu gutashya inkwi, ntibahuriye mu ruzi, buri wese afite robine muriwe, ariko imyumvire, understanding. Oya, uragira ngo bavuga bapfuye, urabonye bongorera ngo kandi ngo nta maso barasekaho barire, nibakubona barire so bapfuye. Muri kumva leta ikomeza gusobanura ngo uburinganire leta y'u Rwanda yishyuye ni ubwuzuzanye. Mugateza imbere urugo rwawe mukaba, ariko si ukuvuga ngo umugore wamuhaye imbaraga zo guhagarara y'uyu mugabo uzumvira ngo subira. Nahise kurara mu rugo rumwe, umugore yampamagaye uje kubasengera bafite ibibazo, naho niba bateje ibibazo basaba kurwana n'umugabo. Ndagenda kandi umugore afite imbaraga agashobora umugabo akakubita neza, nawe uri ibitangaza mureke bamukoha. Mukanya kumvira ari kutakikuta, bikubita kwikuta, zino kubanye
nari ntarawugufunga garagara ngo umuntu baba kwirwana no kwibikira nese reka ndebe kuri wowe nawe kugerageza kabere y'Rwanda bakakubita kuzura igipfunsi barakubita ngo barasaravuye simuka y'Imana kutazanjira kutumba cyabashakanye ndagira hari umwana wabo wajyanye wasize ndikangara kuri urugi ndamututaza bashike arabaki ubwo umuturage muri mutwe batwere mungi ariko umutwe n'abaturage hari abantu bafite mungi benshi bakagaragara neza ibi ariko mu mitwe ni ikibazo hari n'abantu bari mu giturage ariko kubera ko mu mutwe ari sawa bona abari mu mutwe zonga umwe wambaye mu giturage ke arambara kuri iryo tungana n'umugore w'abasigarana unatungana n'umugore waje mu bine n'umugore waje musigarana undi bagatusohokuma kera kandi yizumviraga iyo myumvire yari ureke babwize ukuri iyo utaratereka imyumvire iyo utarakontorora imyumvire iyo utarayobora imyumvire uba ufite ikibazo mu buzima bwawe bazabyumva kiri hano bahawe niba iyo umuntu yahuye n'ibibazo iyo umukobwa yatize kuja batangira kuvuga ngo nyina yakuyemo nishi muri zo zitumye ataja bagatekereza ngo none Imana hari abantu bazahura n'ibibazo akavuga ngo se ni gute arije Imana yahisemo kuzuza murari abandi bose tuvuka baramaho niba bari kugiye ko baramaho ukuntu uvuga ibibazo afite mwotaka undi utaka akavuga ibibazo afite twese twotaka buri muntu wese nawe udafite ibibazo ibigaragazo uyu munsi wabo dufite bigamije kutwereka isi y'Imana nzima bigamije kutwereka ukundi koko kw'Imana tutari tuzi Yesu yabiganye n'abigishwa akora ibitangaza barabibona akora ibitangaza akiza ababarwa aho mu bihumbi akora ibitangaza bitandukanye bukeye umunsi umwe ajana n'abigishwa mu nyanja bageze mu nyanja umuhengeri wa mwinshi ubwato bushaka kurengera barataka asinzira baramwegera ngo baramubwira wese mwigisha ngo ntubyitayeho kuko tugiye gupfa aravuga ngo yicuye ngo ategeka umuyaga ubatuza abwira n'inyanja ngo nituze abigishwa b'imizi ivuga ngo baratanga bari kureba ibyo ari byo abigishwa be baratarara batera inyanja zirangwa abigishwa be baratarara batera inyanja zirangwa bagera bati dukize mu bwiza izo nama ufite izo bibazo ufite ni ukwibagirwa kandi ukayigerageza bidasanzwe by'ibihano Imana iguha oya Imana yashaka kwezi kuri kuboko
kurya ujya mwumva biryoshye kubera ko byahindutse ariko tukibwira byaririmba byarigoye kuko nawe kugoye none ubwo buzima iyo umuntu ahagaze akavuga ngo umunsi umugabo yaramutaga none ntakikubita kubera amasengesho iyo bavuze ngo mvuze ubuhamya kubera ko ari byo bwitangira bakamariza ajya ngo yasengeye inzoga yafashe inzoga umugabo agiye kuyinywa arayisengera aravuga ngo inzoga ibiyanga arayisengera uzamumva yishize ariko ukirengagiza imyaka yamaze ategereje ko uwo munsi uzasohora mureke babi ibigerezo turimo n'ibyo bizaguha ubuhamya bwe abo bantu baguhaguruki umunsi uzahagara imbere yawe uvuge ngo umutima yarandegeye irabanyima murandege umunsi uzahagara uvuge ngo ubushomeri ndabara umunsi uzahagara uvuge ngo urashaya umunsi uzahagara uvuge ngo ufite umugore uvuge ngo ufite urugo umunsi uzahagara ibyo bibazo ufite bizakubereye ubuhamya ibibazo ufiteho nibwo buhamya tuzatangira nimuvuge ngo mwongere mwikirize haleluya ibibazo dufiteho nibwo buhamya bw'ejo abantu bacu iyo bavuze uyu munsi babona ngo barahaga bameze neza bafite ubuzima bwiza tuzatubyumva twumva biraryoshye bari babaye nk'uko tubaye none iyo twabashemo n'ibyo bizaguhereza ubuhamya bw'ejo twicaza abantu babwire ngo Imana yakoze ibintu twarayibonye byari bimeze ariko uyu munsi bimeze nimuvuge ngo haleluya birambwiza ngo humura mu izina rya Yesu ongera umbwire ngo humura ndataga ejo bundi naratekereje ndavuga ngo ni ukuri urupfu ntabwo rwabuza apeti kutuzi nariciye rukereya nariko ndota mbona abantu baje kuri hintare zitatu sinaribaza sinarizi ko yenda bashobora kuba ari bafite intare nijoro ryanjye mbona baje kuri hintare zitatu ziraza ndahagara unanize mbona umuntu aramye gufata ubwo kweto wambaye ndafata mbona ufite itari isongoye hirera intare ikaza kikubita hasi kikubita hasi unanize mu bijwi irambye ngo bakubwire Kristo urupfu ntabwo rwabuza apeti yo kukurya ariko narakwimanye Satani
utari n'abana uhereza abana mu buryo bwo kwizera vuga ngo mu izina rya Yesu usubire mu izina rya Yesu uzamara tutaza abana mu gihe utari n'abana mu izina rya Yesu bahindura ibihe bazana amashuri biharira uzamara kuyobora z'ukwezi kwa gatanu 2014 n'abarangije kabo mu kazi uyu munsi turacabana iyo mvuye na zavuga ngo mvuye n'inshuti mvuye n'abavandimwe bakomeye niyo mpamvu zanumva n'umuntu wese ufite kugenda akajya gukorera mu mahanga akwiye kumusezera kamuhesha umugisha neza akagenda neza kubera twabaye mu bihe bikomeye ubundi bikomeye biroroshye byangireje cyane bikomeye impamvu mbafata n'inshuti zanjye zabo umunsi byari bikomeye n'akabuga iyo bikomeye iyo bigaragaza bikomeye niba uzabona abantu bawe niba uzabona bagukunda niba uzabona abantu bagushyigikira ukabona abandi benshi bahunga abawe niba muguma iyo bigaragaza bije biza bitwereka muri kumwe n'inshuti zawe icanye uvuge ngo haleluya twongere haleluya ibigaragaza uri hano ku isi biri gusa umunsi umwe aya mafaranga yose azahurira mu makonti tutakekere umunsi umwe zitwa zizazerera muri siti wazifata umunsi umwe ubushomeri buzongera kubaho umunsi umwe ibibazo bizahana ibi bigaragaza dufite ijana muri siti bwira bweza ngo ijana muri siti n'abasigaye bicaye guhaguruka gusenga imana mufatane mu biganza